Turashima Imana uyu mwanya Imana yongeye kuduha kugira ngo dukomeze gushaka mu maso hayo mu gusenga nkuko twayivuze kuwa gatatu abari hano yuko nta kintu kizasimbura gusenga. Hari ibintu rero bidasimburwa nubwo byagenda gute. Gusenga, kwizera ijambo ry'Imana, twize ibintu nka bingahe bidashobora gusimburwa. Igihe twigaga umuntu n'umurimo w'Imana, murabyibuka umuntu w'Imana n'umurimo wayo. Ariko rero Satani kubera ko we ari kiremo cyo mu mwuka, abona ibyo tutabona, azi ijambo ry'Imana kurusha twebwe. Satani arayizi. Muribuka igihe yagerageza Yesu mu butayu, yaramubwiye ngo haranditse ngo, uvuga ngo Satani Bibiliya arayizi. Arazi ibyayo, arazi ko ari ijambo ryahumetswe n'Imana, arazi ko risanze kwizera rirakora. Rero hari ibintu bidashobora gusimburwa n'ikintu na kimwe. Ari ijambo ry'Imana, ari ugusenga, ari ziriya ntwaro z'Imana itanga, nta na kimwe gishobora gusimbura ikindi. Ni ukuvuga ngo byose tukwiye kuba tubifite. Paulo araduhugura ngo ijambo ry'Imana rya Kristo ribe muri twebwe n'ubwenge bwose. Ni ukuvuga ngo ibyo rero nibyo Satani arwanya kugira ngo nitubigire, kugira ngo tutamunesha. Arazi imbaraga ko zitari mu mafaranga, nubwo tuyakeneye, ntabwo riri mu bindi byose. Imbaraga ziri mu Mana. Ngo nubwo tugenda, nubwo turi mu mubiri, tukaba même si nous marchons dans la chair, nubwo tugenda mu mubiri, intwaro z'intambara zacu ntabwo arizo mu buryo bw'umubiri, ariko nubwo zigaragara ko zigayitse, zisuguritse, ziri faible, ngo ariko zifite imbaraga mu Mana zo gukubita hasi karimbika Satani. Na nibyo umutwe abasomye tubabwira intego nyamukuru y'amasengesho. Niryo jambo. Ni experience ya Dawidi. Uyu munsi aje kwibanda kuri Zaburi ya 18. Na niryo jambo twabahaye. Zaburi 18:30, sibyo? Ariko ndi mukundwa ko uyu munsi tubagize Imana ukaboneka urasoma ko n'umurimo wawe, sibyo? Turaza kugenda muri Zaburi ya 18, turasoma yose buhoro buhoro kugira ngo twumve amagambo y'umuntu wagendanye n'Imana, ibyo aduhamiriza. Kadutangire. Ndagukunda niwe mbaraga zanjye, Uwiteka ni igitare cyanjye, ni igihome cyanjye kinkingira, ni umukiza wanjye, ni Imana yanjye, ni urutare rwanjye rukomeye, niwe nzahungiraho, niwe ngabo inkingira, ni ihembe ry'agakiza kanjye, ni igihome cyanjye kirekire. Amen. Amen. Tuhagaze aho, murumva Dawidi ariho aravuga Imana akoresheje aya magambo, cyangwa aya magambo ahishura iki? Je t'aime ô Éternel ma force. Abanza avuga ngo arakunda Uwiteka Imana ye. Kubera iki? Kuko amagambo ari buvuga ari hariya arakugaragariza iyi Zaburi umukara yamuhaye mu ihe context. Ega buri Zaburi yose ifite context yayo. Ni amateka y'umuntu n'Imana. Ntabwo ari Zaburi gusa ngo indirimbo ngo za Dawidi. No.
yego les cantiques étaient chantés, amazaburi yararimbwaga, ariko ni experience y'abantu b'Imana, y'aba Dawidi, y'aba ziriya zaburi z'abazafu, sibyo cyangwa bene Kora. Ni ukuvuga ngo ni experience. Hano Dawidi iyi zaburi yaje muri iyi circonstance cyangwa iyi context. Amen. Imana yari yamukijije amaboko y'abanzi be n'amaboko ya Sawuli, umwami Sawuli yashakaga kumwica. Wanyumvise? Ni ukuvuga ngo Dawidi Imana yamukijije amaboko y'abanzi. Muri abo hariho Abafilisitiya, murabizi. Noneho na Sawuli wamuhigaga. Iyi zaburi rero ariho arahimbaza Imana, avuga ko ariyo mbaraga ze, kuko yarazibonye. Ntabwo ari imbaraga ze zamukijije Abafilisitiya. Amen. Yose turaza kubibona. Ntabwo ari imbaraga ze zamukijije amaboko ya Sawuli. Murabizi kenshi Sawuli yashatse kumwica. Là, il Zaburi, donc c'est un psaume qui exalte la puissance de Dieu. Ni Zaburi izamura ihembe ry'Uwiteka, ivuga ko gukomera gufitwe n'Uwiteka. Ese uyu munsi turashobora kwiringira Imana nka Dawidi? Uyu munsi dufite ikibazo rero. Ikibazo ni uko turi muri rya jambo Yesu yasize sous forme d'une question, mu buryo bw'ikibazo, ngo ese umwana w'umuntu nagaruka azasanga ukwizera mu isi? Kubera ko kwizera gutakara, nuko abantu bafite ikibazo cyo kwiringira Imana no kuyizera. Na niyo mpamvu ubona agakiza kacu n'agakiza karimo ubwoba, karimo guhangayika, karimo kwiganyira, nk'uko ubutumwa bwiza bwa Yesu bwabaye failure, bwabaye échec. C'est ça le problème. Ese Yesu yaratsinze, mais ça reste une théorie, biguma ari théorie. Urebye ukuntu Bibiri mutubwira n'ubuzima tubamo bihabanye. Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakira. Niko bimeze se? Nuvuga ngo hariho écart, hariho urugendo rurerure hagati y'Imana ivuga n'ubuzima bwacu. Wajyumise? Iyo birasaba ko umuntu yenteroja, akibaza. Tukwiye kunga kureba niki twizeye, ninde twizeye. Amen. Muribuka ko hashize ibyumweru hafi 2 twarabahaye intego y'amasengesho, abakurikira imbuga z'itorero. Twabahaye Zaburi 18 umurongo wa 30. Iri jambo rimaze ibyumweru 2 ku mbuga, tubabwira ko ari Zaburi intego y'amasengesho. Mwarakurikiye? Amen. Ntabwo riju rimaze hafi ibyumweru 2. Duti amasengesho azabari afite intego iyi. Amen. Zaburi ya 18 umurongo wa 30. Ubwo Imana yabonye ko tukwiye kongera gutekereza nimba Imana Dawidi avuga ko ariyo Mana yacu. Sibyo se? Amen. Dawidi ntabwo ari aravuga Imana yasomye mu bitabo, ari aravuga Imana bakindanye. Ntabwo ari Imana yasomye mu bitabo, ntabwo ari Imana yabwirijwe, ni Imana yagendanye nayo. Ni experience y'umuntu w'Imana. Niyo mpamvu ijambo rya mbere riratangirana ngo ndagukunda Uwiteka Imana yanjye niwe mbaraga zanjye.
ese Uwiteka uyu munsi ni imbaraga zacu, ni imbaraga zawe? Ese turabyizera? Kubera ko nidutega ubwoba n'ibintu runaka, ni ukuvuga ngo tubihaye imbaraga kurusha Imana. Njye ndashima Imana kubera ko uyu turiga uyu munsi ari wadusigiye Zaburi, amen. Ntabwo ari umuntu twese dushidikanyaho ko atabayeho. Nimba Dawidi atabayeho, na Yesu ntiyabayeho, kuko yitwa mwene Dawidi. Amen. Nuvuga ibi rero ntabwo ari mite, ntabwo ari imigani, ni umuntu yabayeho. Jyewe ubwanjye nagize kumva ye. Abayuda bari mu idini ryabo rya judaisme bamonta la garde kumva ya Dawidi n'inzu, baraboka n'inzu. Iyo abantu bagiye hariya nabo baragenda barahavizita. Hariho mu gikari, hariho antichambre, hariho na chambre rero iri hariya, niho indani hariya niho hari imva ya Dawidi. Baba bari aho basenga ijoro n'amanywa, bishuza Imana iboherereze Mesiya, kuko ibyanditswe bivuga ko azakomoka kuri uyu mugabo usinziriye hano. Banyumvise? Igituro cye kirahari. Banyumvise? Igituro cya Dawidi kirahari. Nubu wafata indege hano ukagenda ukurukira aeroport David Ben Gurion, hanyuma Tel Aviv, ukagenda ukagera Yerusalemu, ukagera naho Dawidi yashinguwe. Uvuga ngo rero ntabwo turiga ibintu bitabayeho, kuko ari ibintu biba biri muri domaine ya fiction. Sibyo? Bakinventa abantu, des héros qui n'ont jamais existé, batigeze babaho, bakabagira intwari. Ariko uyu Dawidi yabayeho. Dahe na Petero aravuga ngo n'igituro cye kiri muri twe. Petero nabivuga. Amen. Vuga ngo mu gice wa Petero iyo bavuze Dawidi, ni nkuko tuvuge yabashinguye hariya muri gare n'urugero, hariho igituro cye, hanyuma Petero igero aravuga ubutumwa, bati iri jambo ntago ryavuga kuri sokuruza Dawidi yuko atazabona kubora, ngo kuko dore igituro cye kiri muri twe. Muva arabwira abantu nicyo gituro babona, ngo ahubwo ijambo ryavuga kuri Yesu ko atazabona kubora, ngo nuzemera ko uwera wawe abona kubora. Rero ibi byose mbivugiye iki? Ngo duha agaciro iyo dushaka kwiga uyu munsi yuko bitari umugani. Nimba avuga ngo ndagukunda Uwiteka Imana yanjye ni wowe mbaraga zanjye, tuvuga ngo yarazibonye, yarabonye ko nta wundi yakwiringira atari yo Mana, kandi igihe cyose ari kumwe nayo nakizamutera ubwoba. None uyu munsi ikibazo kiratuzaho, ese koko y'Imana Dawidi avuga niyo Mana yacu? Ese turiringira iby'Imana yavuze tukayizera nk'Imana Dawidi yabanye nayo? Uyu murongo wa mbere ubwayo ni challenge. Dore ibintu birawuhariya twagira ubwoba, ibintu birawuhariya ubwoba. Murabizi
ahantu Imana yavuze ko Isirayeli izagira ubwoba ni hamwe gusa. Gutekwa kabiri 18. Amen. Imana iravuga ngo igihe muzantera umugongo nimukurikize amategeko yanjye, nimugendere muri aya magambo. Amen. Imana ivuga ibintu byinshi bizabaranga. Iravuga ngo n'akababi kazakoma mu hindi imishitsi. Kubera iki? Bazaba bateye umugongo inkomezi zayo, icyababereye imbaraga ari we Uwiteka. Bazaba baramuteye umugongo. Imana ishimwe. None akababi karakoma muri iyi minsi tugahinda imishitsi. Ubona ibyo kurya uyu munsi ugatangira gutaka ngo nawe uzi ko ejo bizaboneka, kandi ibyo uno munsi yabiguhaye. Igice cya 18 gitego kabiri niho batubwira ibyerekeye Imana babuza. Ati mwebwe nimuzakurikire ibyo ari amahanga mbajyanyemo akora, arimo kuragura, guterekera, gushika n'ibiki byose sibyo? Ibyo byose ni mu bijyamo rero, sibyo? Ibyo amahanga akora. Okay? Ati rero ibintu navuze, amen, ko ayo mahanga bizayaranga nako bizabaranga nimukurikiza ibyo mahanga, sibyo? Ni byiza kwasosiya 18 ukanabyasosia na 28, kubera yuko ari amahanga Uwiteka aravuga ko 18. Ete mukuru dusomere, aratubwira ngo ni ijambo rimwe gusa nshaka ko tuvanamo, sibyo? Ku 9. numara kugera mu gihugu Uwiteka Imana yawe guha, ntuzige gukurikiza ibizira bikorwa n'ayo mahanga. Amen. Amen. Imana irabivuga no kureguza no gutekana n'ibiki byose, sibyo? Amen. Hanyuma igihe bazakurikiza rero iby'ayo mahanga bakareka amategeko y'Imana, bazavumwa yego, kandi imivumo twabonye ko nifite umwanya munini. Amen. Ariko hari ijambo ushaka kugira ngo tuvanemo, ni ijambo riteye ubwoba. Tusome hariya kuri 65 28 gutera kwa kabiri. Tangire 65 36 37 umumve amagambo. Kandi muri ayo mahanga nta mahoro uzabona. Nta mahoro uzabona. Ntuzabona aho uruhurira ibirenge byawe, ariko Uwiteka azaguherayo umutima uhinda umushyitsi n'amaso aremba n'umutima wonze. Uzashidikanya ubugingo bwawe, uzahora utinya ku manywa na nijoro, ntuzagira ikikwiringiza ubugingo bwawe. Buzacya ugira uti iyo bwira, buzagoroba ugira uti iyo bucya, ubitewe n'ubwoba bwo mu mutima wawe, ugutinyisha n'ibyo amaso yawe azibonera. Amen. Hariya yavuze ngo l'Éternel rendra ton cœur agité. Ndivuga ngo nibidatinyisha bizagutinyisha. Akababi kazakoroka kagwe, ati ngabo baraje kumotora. Wabizi? Ndivuga ngo n'ibintu bidatinyisha uzatinya. Ta vie sera en suspense.
none se iyi situation barimo hano ntibiraba n'ubuhanuzi mu kanwa ka Mose ngo dore nureka Imana dore ibizakubaho. Ni imivumo myinshi ntabwo nayigiyemo, nashatse gufata gusa ibyo ni duke mfashe, ariko ngo umutima wawe uzaba agite, ntabwo uzatuza. Akantu nigakoma ngo pa uzashikaza gushingura umutima. Ubuzima bwawe buzaba en suspense. Ni kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ese isaha iri imbere nzaba nkiriho? Wabizi? Ahubwo ngo utekereze, amen, ibintu bikomeye bihambaye, ugire confidence muri byose n'umwanya uri imbere. Ahubwo wowe mu mwanya w'ibyo uzajya uvuga se isaha iri imbere ihatsiki cyo kumitana. Murumva? Iyo biba ngo ta vie sera en suspense. Suspense ni kuvuga ngo ni pode ya mapoint atatu. Ati ntawe ubizi. None bene data, ndacyari muri introduction kuri verse ya mbere ya Zaburi twabahaye yashize ibyumweru 2 ko ari zatuyobora masengesho no musi. None uriya murongo wa mbere ngo Uwiteka Mana njye ndagukunda niwe mbaraga zanjye. None aba Bisirayeli bahanuriwe na Mose yuko nibareka Imana dore bizababaho, ngo n'akantu kadatinyisha bo kazabatinyisha. Kubera iki? Kuko bazaba bimuye Imana nzima kandi niyo mbaraga zawo. Ayibise Imana itari imbaraga zawe, ibindi byose wakwiringira ntabwo bizagusekuriza mu buryo burambye. Dawidi rero ariho arahamya Imana yabonye ubutabazi bwayo, gukomera kwayo, mu buryo Imana yamubatsemo kwizera n'ibyiringiro bitajegajega. Nubwo ingabo zingana gute zamugota ntabwo zari kumuhindisha imishitsi, kubera ko yarazi Imana. Niyo mpamvu yavuze ngo ndagukunda Uwiteka Mana yanjye, ni wowe imbaraga zanjye. Je t'aime ô Éternel mon Dieu, car tu es ma force. Amen. You my strength. Strength ni wowe. Hallelujah. Ese ibi ushobora kubivuga nawe? Twongere dusome umurongo wa mbere. Tu es ma force. Ndagukunda ni wowe imbaraga zanjye. Amen. Amen. Eka tusome mu ndimi zitandukanye. I love you, Lord, my strength. Je t'aime, ô Éternel, car tu es ma force. Ese ntibyumvikana. Je t'aime, ô Éternel, ma force. I love you, oh my Lord, my strength. Nakupenda Bwana Mungu wangu, nguvu zangu. Iri jambo ryonyine uyu mwanya tutarajya kure kubohore. Amen. Haleluya. Dufate iminota 10 dusengere kuri umurongo nyine umwe wenyine. Utekerezeho. Dawidi ariho arabivuga bikurikije ubutabazi yabonye kumana hagati y'abanzi be, bamurusha umubare, bamurusha intwaro, bamurusha ibintu byose mu buryo bwa kimuntu, ariko abona Imana imutabara. Yabonye Imana imuvana mu maboko ya Sawuli mu bihe bitandukanye. Noneho ariho aravuga rero gukomera kw'Imana.
nawe rero muri iki gitondo, nimba iyo Mana ya Dawidi ariyo Mana yawe, okay, genda utekereze kuri umurongo wa mbere yuko tukomeza muri Zaburi, hanyuma usaba Imana ikurememo umutima mushya, amen, wo kubona ibintu byose ko imbere y'iyo Mana nibyo bikwiye guhinda umushitsi, nta mbaraga bifite, amen. Sibyo? Nawe ufite ibikurwanya, nawe ufite ibigutinyisha, nawe ufite ibintu bikugose, wenda umenye uko iyi Mana ya Dawidi niyo Mana yaduteranije hano. Usengere kuri uyu murongo, hanyuma se uyu Dawidi, iyi Mana ye siyo Mana yanjye? None ibi bintu bintinyisha, ibi n'ibi, ese birusha imbaraga kurusha Abafilisitiya bamurwanyaga n'intwaro zose? Bifite imbaraga kurusha umuntu yari umwami w'igihugu agahiga umuntu umwe? Muri bicyo bivuga, amen. Ni ukuvuga ngo umwami w'igihugu, ingabo zose z'igihugu ziramwumvira, intwaro zose zo mu gihugu nizi, arahiga umuntu umwe, wumva bamucikirahe? Murabyumva? Yahigwaga n'ishanga ryose ry'Abafilisitiya, none ahigwa n'imbaraga zo mu gihugu cye zose, ariko muri ibyo byose Imana yaramukijije. Niyo mpamvu uyu murongo wa mbere ufite icyo uvuga. None wowe ibikurwanya umwanya cyangwa ibyo bintu byose bigutinyisha, bikubuza kwishima, bikubuza umudendezo, sibyo? Bifite imbaraga kurusha ibyarwanyaga Dawidi? Wowe ntabwo urageraho ibihugu biguhagurukira. Waba uri hano utubwire ubuhamya? Abawuti niwe barashaka, Amasi irashaka wowe, Irani iragushaka wowe, none se ariko ibyo byose by'Ababuti n'Abayimasi nibyo Dawidi hano yanganye nabyo, ariko dore aramya ko Imana ye yabaye imbaraga ze. Genda rero utekereze kuri umurongo wa mbere, hanyuma ubwire ibyo bintu byose, amen, ubwire ukomera ku Imana yawe. Hanyuma nyuma y'iminota 10 turagaruka. Uyu murongo umwe wonyine urimo deliverance ikomeye, amen. Tutaragera no muri 70, uriya wonyine ufite imbaraga. Genda ubwire ibyo bintu byose rero, nimba Imana ya Dawidi ari Imana yawe, uti Uwiteka niwe mbaraga zanjye. Kadufate uyu mwanya.